kamaze nekereza nimba mwizera oya ngizo kuri ndakwizera dukunda notanyise ndakwizera okay uyu munsi rero ikintu ngiye nshaka okay turimo tubwira abajama ariko turimo tukiri ducane habiri nyine duteke n'imboga ikibazo se reka nzi ariko ngiye nayo nyiri kwibwirira abatipe yewe ngababwire hey babwire ariko ngaho warunshutse ngiye gucana imbabura haramenya ngo imboga zanjye ngiye guteka ngiye kuziteka mu buhe buryo sibyo noneho nicyo kigiye gukurikiraho uburyo ngomba guteka imbogwa n'iki ngiye kubanzamo amavuta mu isafuriya bite nkubitamo karoti zanjye sibyo nindangiza mite nshyiramo ikintu bise amashu mana amashu araryoha vraiment urayakunda amashu araryoha ku muceri kabisa amashu mana n'ikintu kindutira amashu mu buzima cy'ukunda ibintu byose by'imboga byose woya imboga man imboga ni nziza reba nk'ukuntu nyine nkaho ngana gusa ngiye size yawe ukungana gutyo nasubushaka kubisobanura iki ndabikunda cyane sibyo urabikunda barabizi nasubaye turi kuri kamera turi kubatamo hoya sibyo nabo kuri kamera yenda sibyo niba ngombwa ko nsitara nkanyirero kagenda ako gusa ntabwo mbyifuza kamera sibyo ushaka uzansiga usiga ntabwo nagusiga ntabwo uzansiga mu rukundo bavuga ndakunda sibyo sibyo se sare kaduteke ndashonje nanjye mbere nka bushito agira gute bushito namubonye yagiye kuri kadete na kuri kadete kuri date kuri date ari kumwe na Muyango ari kumwe na Muyango ariko vuba reka nsuze Muyango dise ni umushiti wawe Muyango ifo ako sha Muyango nigize kumusanga ahantu ya hostinze urumva man Muyango ni G ngiye nkunda umuntu wiyoroshye abantu bikomeza bwa bukobwa bwagize wagira ngo batwaje Imana ibitabo bari abantu ndabanga shaka umuntu uciringa Muyango naramubwiye urumva ngati se ngo waje ukansuhuza urumva nanjye nyine naye nashyizemo akantu ukuntu nyine ni kamwe ni cya gihumbana urabyibuka igihe umbwira ngo mbonye nambukanye umuhanda simutibe cyakoze kamugize kuri misho hari ikintu nabonye hari ikintu nabonye ariko gusa ntabwo ndi bukivugira kuri kamera naba nkuteje abisi sibyo ako gusa nyine wabonye iki nabonye ibidasanzwe nase mbivuze sinarinde kugenda neza uri kugenda rwose neza nta nyine babazungu hari abazungu twari turi kumwe hari bazungu nimba ari 3 urumva ndi kumwe n'undi musista nyine noneho bo bari bagiye kwerekeza inzira ntari kujyamo byanga kuntahana byanze kuntahana ndakakose n'ubundi nanjye amataxi vatire yarabuzera reka nanjye nirwaneho nabaraje bampa amafaranga yewe ngo ni nitegera indi uhita umbona rero ndi kwambuka umuhanda ariko byarambabaje ukuntu wambonye ibintu bijya bimbabaza iyo mbyibutse ariko narasetse ndavuga ni iyo polisi kubona nibura kukwandikira ariko bambwiriye akamyiri kugonga indabyo zacu ayangegeraho bari gutava ngo hoya mwese uburyo wagendaga sibyo ugenda ukandagira mu ndabyo zawe oya nasikana baramuka bakubonye bari kuvuga nese kwisuvuga ngikame kwisunye novuga ngo imodoka ni bari kubona ni nka kavatiri kataka wisundakaza nk'abantu njya kumva baravuze ngo ngiri akateguri ntago nyifite ku mutima se ko hari abantu bize imodoka neza iyo kateguri bayifite kategori ko abayifite bahari baracaka yije none ugasanga umuntu wanabivuze mbashu ugasanga umuntu wabivuze nawe wenda ntiwanamwemera nicyo kintu gisekeje ugasanga umuntu wavuze ngo sengira kategori se ko ntayo ufite nanjye namureba nkabona ukuntu ari kabyemera nkavuga n'ubundi sinamwemera none se amavuta ntiyahiye nago yahiye testing nkozemo rutoki numve uyu nkozemo rutoki bya tamekuru ya wigira ikibazo nkoreshemo indyo cyane rwose izo nokirabizi ko zifite akazi kazo gakwiye ubundi ni wowe ahangaha noneho ni ruzungu hano ruzungu buhoro sudasha uramanje kubera umuyede shagise buri kintu kibaho rero ntago amavuta ari mugenzi wacu wabyumva neza amenetse nkaho muri gazi ukahita wajya kubona ukabona kameramani yahita aca mu idirisha n'uyu musheri bagenda kameramani we hari ibintu natangiye gukeka
ni gute kameramani afite umuntu umufasha bumu harya ni sound nako umufasha sound w'umukobwa kuki atagira umuhungu mugenzi we ibyo bintu urabishakaho iki wabyihore cyangwa wafushye kameramani wafushye ntabwo nafushye gusa baye hari ukuntu nyine baba banahuza babyumva kimwe navuga ko kameramani arya neza yego wewe ngenda fuha ngo tugambo butangiye kwivugisha uze kuvuga hari ikindi kintu kibi nkoze kuba mvuze hari icyo bitwaye sawa wenda fu urabubizi ndabizi ko ubizi yego se ariko nta byadaje se nonyizera wowe ngese nakwizera ntutanyizera sawa ntuze ngiye ko nkwizera ikigo ngo uzayatamwa ngo urizera oya nyizera sheri mba ndi gukina no kuri Imana I'm joking yewe gawe ejo cyakoze kamuvuze ko urantunguye iki se sheri nasurarakaye ni gute ngiye nshobora kuba nkwizera wowe ukambwira ngo nyine nyizera sheri ikize nyine komeza unyizera uzi ko watuma mbishiririza se oya mbabarira ako nyine sheri kamubwire icyizere kiraza amasindo wari ubizi ariko ujya kwizera umuntu byibuze hashize igihe kinini nyine muri mu rukundo urabizi twebwe nta n'imyaka 2 irimo rero ntabwo ndakwizera cyane sinakubeshya ako ngewe uzajya ese mu gihe ubonye ndi hano hari umuntu wari waguha amakuru yuko hari ukuntu njya nigenza ningufata nzabivuge kuri kamera cha uzabivuge tuziha abantu cyangwa tuzabihorera ngende numvaca muri ya gitondo ngompereza washashiri nguhiki nguhiki wari yemeje kuba umunyede ubu wereka mbyikorera uyu munsi ngene no kukuvunisha ako vraiment reka nkubwize ko biragoye ko uzabona undi musore umeze nkanjye nuramuko nagiye urabona utazajya nkumbura sajya ngukumbura se ubundi nzatuma ugenda uzatuma ujya hehe se shuri ngize ngo ufite gahunda yo kugenda ntabwo natuma uncika wa mugani wakamisha ngo rubavu rwanjye rubavu rwanjye karana Imana nayo izi ubwenge ngo yabakuyemo urubavu musinziriye ese rero ateye ikinyamani ko mwari mwana aryamye ubuticura ibaze kugira ngo bazavanemo urubavu gutya bande ko yari kubaza kunyira igitambazi reba se reba Imana yagize ngo ikuramo hano runo rubavu ugira ubukire gitwa bwinshi aso wanditse meswe ngiye wakazi mfite ahangaha nako kugutekera sibyo kugutekera ukava hano uvuze ngo nibura mfite umuntu w'ingenzi erega ndi romantique chérie nabyo waruzi ndakurusha wowe hari n'igihe mba mbona ndi kukwiseretera mu baseko wa mukobwa aha Ego cyamisho sibyo I love you bivuge mu gifaransa bivuge no mu gifaransa ariko abantu njye numva ngo bivuge no mu gishinwa ngize numva bavuga ngo je t'aime nanjye nahita mvuga bivuge cyane ariko ubundi oya uhita ubivuga wirya nyine n'iki n'akamanyeri k'abakobwa je t'aime si je t'aime yakoze cyane ngiye kugutekera imboga urahita uvuga ati mwa rahera go baby mwa sawa ako je nabatama kantu nyine kubwenge sibyo nabatama akaye ubu ngubu tundi tw'ubwenge mbatamo ndabamaze kurya mani mazi uzuru bahatamo tundi kubera iki uvuze ngo ndashonje ni nasheri ugize ungaburira ngeze nkugaburira hano hacyari n'umugati wawe ibyo byonyine erega umuryango uva mu itako sheri ubona mbyibushye bushye ukagira ngo yafungura wewe awi ngagira akajambo umubwira keza gatuma nzagaruka no kugusura ibintu mpora nkubwira buri munsi nishima ntabwo nzagaruka
twishima gute ariko njye nawe ndi mu gikoni gutya ndi kugutekera gutya arangiza ukavuga ngo ntabwo uzagaruka nyine ahubwo se reka nkubaze mishu ngira kazatuma ngana nyine nanjye reka nkwibariza ikibazo ubundi kuva wamenyana n'abasore bangahe se umaze gukunda n'abasore bangahe ubundi njye nta mu ex ngira nta musore twize imyaka ufite nta mu ex ufite serious nta peti bigeze bagira byo kwitwa aba ex okay so peti urumva barifite ureke buno bukarota bukase neza gasa neza bwariho mabizo oya wanze kuma bizo turi guteka shani baza umuvango iyo umuntu ari guteka yirinda kurangara kuko buriya iyo uri kurangara oya wibajijisha nko kujya muri telefone utetse urashiririza iyo uri gukoresha telefone utetse urashiririza ko nta kantu k'ubwenge mba niriye abajama buriya shere wawe atazaguhamagara nurangiza ngo ujye kuri telefone ujye guhamagara ujye kuvugana nawe so hari igihe urangara rero iyo urangaye hari igihe ugarura amaso gutyo ugasanga yashiririye kandi abajama benshi nzi ko bibaho hari n'abasista benshi nzi bibaho ukabona nk'umukobwa w'inkumi mwiza asohokanye igisafuriya cyuzuye nk'amakaroni cyangwa cyuzuye umuceri cyangwa cyuzuye akavange ugasanga byashiririye agiye kubimena mu mufuka sibyo ntabwo ari byo nawe kandi ndabizi ko oya keretse rimwe nyine muri twa umuntu aba ahararanye nyine aharaye gutereta nibwo najyaga nteka amata buri munsi akabogoka mu ntuza muziga ntibagukubite se wanyu uzi umuntu uba warariye ukiga guteretana uzi ngewe ko bajyaga bambuza umuntu ngo ntabwo bashaka kuzongera kumbona turi kumwe bakimara kunkubita ngo ntabwo numvaga we ese baguhoraga iki ngo ntabwo bashaka ko muzajyamo muri kumwe kubera iki nyine reka nkubwira hari ukuntu iwanyu shamani baba bagufuhira nyine byahatari noneho abantu bafuhira wagira ngo babatera umwaku bakigufuhira cyane ibyo bagufuhiramo nibyo uhita ukora sinzi impamvu banaguhondagura reba ariko nk'ukuntu mishu abambwiye ngo nteke amashu menshi ndebera nawe mishu arabona nteke amashu menshi ibashe wowe urambwira ngo mishu nese sheri nagushyiramo se bino noneho kubera ko yitwa mishu ni munini cyane none aranambwiye ngo nteke amashu manini duteka amashu menshi se oya reka nkubwire sheri amashu ariko gusa nizere yuko uri buve hano bishize ntabwo nibidashira urara ndi napatanye nikiraka urara hano none se oya kibiyoya i Kigali murabizi muri uyu murwa wacu kirazira kumena ibiryo kubyumva kirazira kumena ibiryo nimba nyoheje nkateka ibiryo byinshi bivuze ngo agomba no kuva hano birangiye bishize ugira abashuti imana baraza babiri abahe ari wowe inshuti ngira mu buzima bwanjye hano urazifite sinabonye se ari n'abaturanyi abahe mwasangira amani ibiryo se bibura ibiryo bihe ntabwo bibura abantu babirya tujye guhamagara twana tuba turi hariya mu muhanda hano tuba duhari se njyaho kugira ngo menye ibiryo njya kubashaka bariya abana bakazoka byirinde ariko gusa reka tujye tubwira abantu sibyo uri umukire nyabaki nimba ushobora kuba wumva ngo uri umukire ufite amafaranga ufite ubushobozi sibyo warangiza iki kintu kanyivuge ntuje sibyo n'umutima mwiza kambanze nihanagura icyukire sibyo noneho reka mbabwire ni gute uri umubose ukaba uri umumabuja ukorera amafaranga ufite ubushobozi ufite urugo rwiza ufite abana beza babyibushye basa neza amafaranga urunze kuri konte mu gikoni imiceri iruzuye ariko vema mugateka mwarangiza mukibagirwa ko inyuma y'igipangu cyanyu hari abana bashonje hari abana bababaye mwarangiza mugafata ibiryo mukajya kubimena mu mifuka ni ukuri ibyo bintu biba bibabaje kandi biba biteye agahinda ibaza ugasanga uri nk'umukire ufite amafaranga witwa ngo uri umukire ariko ugasanga nibura mu bushobozi bwawe ushobora gutunga n'abantu 30 ariko ugasanga nibura nta n'abana nka 5 nibura bo ku gasozi ugaburira buri munsi
nibyo rero ngiye mpora mvuga nimba uri umukire ukaba nta kintu wafasha umuntu warangiza noneho vrema sibyo warangiza ugafata ibyo kurya mwatetse mwarangiza mukanabimenya ngaho nawe nyumvira uri kunyumvira mishu abo bantu noneho nawe gira ikintu babwira sibyo mishu bari kugira ikintu babwira aba bantu ngereka nkubwiza ukuri umuntu uwo ari we wese wumva ngo ni umukire rwose harimo n'ababyirata bakabyemera ariko hariho n'ukize akaba atabyemera noneho twe tugiye kuvuga majority abantu mwese mubasha kuba mwarya pe ntimukamenya ibiryo mujye mushaka abantu bababaye erega twe twariye harimo abatigeze babibona rero mu by'ukuri mujye mureka tureke ibintu by'ubuturi nimba ufite icyo wariye ukaba ubona hari abandi bantu babibuze barwaneho mwana se noneho njye naje gusanga ibintu byancumuza inda ntabwo ibamo nacumuzwa n'ibindi ariko inda yo ndamana ibiboro ugenda ukarya mu kanya gato ukaba urashonje se nibyo byagucumuza ariko nisere ko babantu mutuye hariya za Nyarutarama babantu mutuye hariya mu Kiyovu cy'abakire babantu mutuye hariya za Gacuriro ni ukuri kabisa vrema turabibutsa yuko hari abana bari hanze hano bababaye hari abana hano hanze badafite ahantu ho kuba badafite ahantu ho kurara ariko mwebwe mufata amamiliyoni mukirirwa murunda hariya ku mabanki nta kintu abamariye vrema mujye mwibuka abana mujye munafata amamodoka yanyu meza munatembere ku mihanda murebe bari abana bahari mubahindurira ubuzima ariko rero mubafashe hari abantu babikora buriya barahari babikora ntago abantu bose ariko bagira umutima mubi ngenza abantu urumva bagira gutya akagura n'imyenda agashyira abantu b'imfubyi ni ukuri hari abantu bafasha respect ku bantu mwese mugira umutima wo gufasha pe respect so abantu ni ukuri mwese mugira umutima ufasha kandi mugira umutima utanga so Imana ijya igerageza kugenda ibongerera sibyo kuko Imana yarabahaye namwe mujye mutanga hari abantu buriya mishu sibyo hari nk'abantu tujya duhura urumva ugasanga ari ku kabari ugasanga ari ahantu runaka sibyo mani mishu ukareba nk'umutima afite ukareba nk'uburyo ari kugenda afasha abana agahagarika imodoka ye akavamo akareba bari abana bari ku muhanda ugasanga hari ikintu abasapotinzeho uriya muntu ni umuntu w'umugabo ni umuntu w'agaciro ndetse si ukuvuga ngo ni umuntu w'umugabo kuko hari n'abamama babikora hari n'abakobwa babikora sibyo ugasanga bafite umutima muri bo wo gufasha wo gukundana rero icyo twabibwirira nk'abantu b'inshuti zacu mujye mugerageza gusapotinga abantu nabo batera imbere ntago amafaranga tuzakomeza kuyikubira ngo usanga wararunze ku ruhande kuri konte man iyo ugiye Rusororo nta kintu ujyana sibyo iyo ugiye Rusororo nta kintu ujyana ugenda uko wakavutse bikarangira ariko ugize gutya ugafasha abantu man no ku munsi w'urupfu rwawe nibo usanga nyine barira bakavuga ngo cyakoze cyo ya mugabo yari intwari cyangwa se ya mukobwa yari intwari cyangwa se ya mama yari intwari nyine man tujye tugerageza gukora ikintu kizatuma batwibuka uzi inzozi mba numva afite gusa hari abantu bajya banca intege ngo nimara kubigeraho ngo buriya ntabwo nzazikomeza ngiye mba numva afite inzozi z'uko nzitwa mama w'abana benshi ntigeze mbyara man izo nzozi ziba ari nziza izo nzozi kandi Imana igerageza ko nzitwa mama man w'abana ndigeze mbyara nicyo kintu ndi kumva nshaka kuzumva umwana nyine w'ahandi ari kunyita mama rega kugira ngo umwana akwite mama akwite papa ni ibikorwa waba wakoze ntabwo umwana yabyuka mu gitondo ngo akwite iryo zina rirahenze rero mu by'ukuri mba numva ubu sinabonye ibiceri ntabwo muzangira nzahita nshaka ukuntu mba ntekereza nzubaka nk'inzu imeze nk'ishuri ukuntu nawe ugiye kuba nk'ababandi se ngo nanjye ngo nzubaka inzu imeze nka chapelle simbizi ni indirimbo iyo hari umuhanzi yigeze kuririmba ngo yari azi yuko azagafata akubakira nyina inzu ingana na chapelle ubwo sinzi ubwo ni nyina yavugaga njye yaracomotse n'ubundi ntawe ntekerezaho ahubwo nyine ndi kuvuga kuri abo bana mba numva nakubaka inzu bakabamo nyine bakajya babamo ibana nkaza bakishima ati mama wacu sinzi nyine ukuntu mba numva nyine izo nzozi nzifite ariko byanga byakunda bizakunda nubwo iyi mihanda itoroshye umuntu aratigita bikanga agatigita bikanga ariko
anytime Imana byanga byakunda ishyigikira umutima wo gufasha, umutima muzima Imana irawushyigikira. Ndumva ibyo bintu byizeye, vugira ngo amena, turabyizeye. Oya nta muntu utabyizera, si yo misho. Nta n'umuntu utabyizera. Sivuga haleluya amena. Oya nese kuvuga haleluya amena nagahato. Nagahato ndagutegetse bivugishe ri. Ntabyo mvuze. Nese nyina amena bivuga ngo bihame gutyo bibuko. Nibi. Ayo Uwiteka nawe arabizi. Uwiteka nawe arabizi. Kirara twakundanye cyo noneho. Sheri waze kuvuga amena. Akose amena ntibihagije. Ibyo twavuze ntibihagije. Uwiteka byumve kandi sinzara indirimbo y'umuhanzi nigeze kumva ngo Uwiteka ashimwe kandi ahimbaze. Ese kutashize mu biri. Nabyo ndaza kubishyiramo no kwigihe cyabyo kitarajya. Birahera rimwe subwo. Cyane. Ega guteka ntago ngende kwiga guteka. Ibi ni ibintu umuntu aba arambyemo nyine tu. Itabe rero Amenya reka manze numva wari. Ntakibazo. No. Yes. Ndahuze cyane. Ndahuze cyane. N'umukobwa? N'umukobwa? Oya ntabwo ari umukobwa. Kuno yisumbwira oya ntabwo ari umukobwa unabiseka. Mani mbwira nimba ari umukobwa. Ay wewe. Sambwiye. Oya niba ari umukobwa. Ntabwo ari umukobwa ni umujama wanjye n'urumva nashakaga kundogoya. Oya nimba atari umukobwa nta kibazo. Ongera uhamagare nimba utari umukobwa. Oya kandi oya. Njye nakubwiye ngo ntabwo njye nitaba telefone yo ntetse. Nema wanze kuma bizu ngo ntabwo ujye utanga bizu utetse. Oya wagira ngo nshiririze wowe. Anga no. Urangiza ugenda unsebya ngo njyewe ngo ntabwo nzi guteka. Oya. Ntabwo nakora ikosa kabisa. Okay. Ha! None se mishu. Rero ikintu gisigaye ahangaha ni ikintu kimwe gusa. Ngiye gushyiramo za ntoryi imite nzikiranamo n'agatunguru bwe birarangiye ubundi dutegereze igihe bya biryo byacu biri buze guhira. Nagushyiramo za boro wambwiye se. Ize boro se ka. Izihe? Mare nabwo buze ngo bishiramo ubunyobwa. Byose ndabukiramo ariko. Ya, ndaza kuzishyiramo. Yego. Nase misho. Tutaretse kubeshya. Kuri iyi mihanda yacu. Abantu bari imihanda cyangwa se abantu muri iyi minsi bari gukundana. Abajama n'abakobwa. Nihe nama uyu munsi ushobora kuba wagira umukobwa ukundana n'umusore? Bajye babima umukuri. Mujye mubima umupurira. Niba umudepa akubwiye ko agukunda uzamuha umupuri mwabanye. Iyo ndata niyo nama mbagiriye ndabagumuye. Ibintu by'umuntu kuza iwanyu niba muzi. Uri kumuraza ngo uri kumwiriza ngo uri bivuze ngo usenyeye abasore ngo ntibazajye babaha imipuri. Nibakabahe barabaha imipuri. Umwana se ntabwo uri bombi. Sinshobora sinshobora. Twarabivuganye nitubana. Ubwo nzawo. Nge ntawe reka mubwiza ukuri sibyo? Nanjye ndaba ndi kuwitaho neza. Umva tubyumve kimwe sibyo? Nge ntabwo nawe nagutekeye neza gutya. Ntabwo naba nashyashyanye nagutekeye nageze gute urangiza ngo utamanye. Gusa wagenda none sha nukuri do izina ndagucika. Oya namwe mwandike muri comment. Muri kubona icyuya nabize ukuntu kingana. None se wakibize ngo murebe ukuntu nashyashyanye nge ndi gute. Nese wakibize narangiza ngo yagenda atampaye umupuri gute se? Ntabwo bishoboka. Cha. Wallahi reka mubwize ukuri mbishoboka. Naho ngo ubahamagara ubandegere. Naho umva muri comment mubyandike nimba ibyo bintu bikwiye. Noneho kugira ngo byemere. Shamisho banza utazagaruka hano. Ivugishwe no kwimana. Isho. Uri kubibona naho ko umuhungu aba yarangije. Urarangije se? Umuceri fresh. Nyine urarangije. Nyine banza urebe. Shabira humura. Final urahishije. Yagira gutya.
ubundi hano bahita bavuga ngo icyo Imana yifatanyirije nawe ushobora kugitandukanya. ubundi nicyo nashaka kuwongera Okay. noneho rero Ngatwarure rero. ariko rarura njye nakoze akazi ko guteka Okay. Mhm. Aha, cyangwa se ubundi bajya bavuga ngo n'ubundi wabikoze Dore byose ni firiti arabikora. do. ariko banza urye ku gafiriti ubanze wumve ukuntu bimeze Ako nanjye urabona ko nahise nkubitamo akantu bita tutunguru. Nanjye kumva nateguye wabibona. cyakoze aho ngaho nibura wapfuye kunkosora rwose Yeah. ngaho banza urye n'agafiriti ariko ubanze wumve ukuntu bimeze ubanze wumve wagwana Nashyizemo udutunguru twinshi. Mu gifiriti. babwire ukuntu bimeze Tubyihorere ahubwo nyine bambwirire abakobwa bazi ko abajama tutazi guteka babwire urashaka se mbashishikariza ko uzi guteka bakujyane. nagira ngo numve ikintu uri burenze wawe Nabyo noneho ubu rero gusa uzi guteka biraryoshye pe. dore ni uku nguku twiberaho mutabangwa none se ngo katamuhaye bizu Bizo zaramenyerewe hari abatazikora se kandi bagatandukana ni ejo bundi ukuvuga banazihaye. ni ukuvuga ngo nimba ufite umugore cyangwa se ufite umusheri muba mugomba kubanaho nk'abajama sibyo nk'uko nyine uramutse ufite umugore ukajya umutekera gutya cyangwa se ufite umusheri gutya mukajya mutekana gutya uyu munsi agateka ejo nawe ugateka nzi ko urukundo rutabura ntabwo mushobora kuba mwatandukana nta nubwo mushobora kurebana y'ingwe kuko mwajya mwubahana kubera ko murafashanya muri byose ariko urasanga uri umugabo cyangwa se uri umusore ntabwo ukeneye gufasha umukobwa ukeneye gufasha umugore wawe nyine ngo mwunganirane muri byose ibintu byose urabimuharira cyangwa se mukumva ko ibintu byose bigomba gukorwa n'umukozi gute wayi so niyo mpamvu rero nimba uri umugabo nimba uri umusore cyangwa se ukaba uri umumama cyangwa ukaba uri umukobwa mani ifasha umuntu muri kumwe mugenzi wawe guteka mu gihe gutese waretse tukibwirira abantu tukabagira inama kuba byahiye byonyine ubu ngubu nyinarura turye urumva kambujije kuvuga oya twababwiye byinshi kandi ngo habwirwa benshi hakumva bene ubu rero nyine abakuyemo nyine amasomo bayavanyemo kandi twababwiye byinshi. noneho rero buriya urumva umaze guteka fresh sibyo uri no kwarura sibyo ugomba kwarura nk'abasirimu sibyo ukarura nk'abashefu sibyo hanyuma ugahita ugira gutya harura gishefu bikubona kwiseso ugira ugomba kwarura nyine urashaka umugabo se ndashaka uwahese kandi ko mufite icyo kibazo nanjye ubu kiba cyanshaka reka niterekere hasi noneho mu kwarura ngamfatira amaruri sibyo kugira ngo uzajye uvuga ngo ufite umugabo ubikurikirana mu nda fresh sibyo shani neza kabisa wabikurikiranye. hano rero ikintu kiba kigezweho wari ukwarura imboga sibyo ni kubona ako shasheri wanjye amavuta uteka tubanye nabyibuhana. hano rero nanze guteka ibiryo byinshi cyane sibyo nenda bandika ni utuntu dukeya ni kubona nazo ibiryo ni bikeya abakugura ituvuga ngo wow birema gafoke hari ukoresheje cyagihe shabira byose sheri akureba ukuntu ngo ndi firiti niyo ndi kwirebera gusa. umugabo uteka gutya ntabwo dusangira tutaretse kubeshya umugabo uteka gutya ukuntu be ntabwo dusangira ngaho wumve babaye gisi batanye aya nako nabashu ntabwo ari abayesi aya ntabwo ari abayesi muri nkurireho shaho ariko nta munyu mwashyizeho si wowe watetse sheri mu ifiriti njye naguhaye ifi natetse maze guteka ndakubwira ngo nshyiramo agatunguru urumva nurangiza uhita unshyiramo nakunyu buriya gutekana umunyu ntabwo ari sawa uri kubibona ariko umusore warura gutya wamukura he kandi mufite ndajya kumushaka hese kandi ndi kuvuga abandi ndi kuvuga abahetasi
abahetazi buriya ntugire ngo buriya ni hari abantu bari kureba neza ibintu ndi gukora gutya ntuzatungurwe no kwisanga muri competition ariko njyewe ndagukunda urabizi sibyo shabira byose kibi okay Yaze ko no kwihangana ngo mbe ndetse ho gato byanze ubu kwirira ko biba byasengeye se bitetswe bimaze gutekwa we nushaka birire tu urumva bimeze bite fresh kabisa fresh sana biraryoshye hano rero ikintu kiba kigiye kuba njye nkunda kurisha ikiyiko by the way ndabizi nisho njye ndakeka ko ibyanjye birarangiye guteka birarangiye ndahishije namaze kwarura noneho ngaho gira ikintu ubwira abantu badukurikira kandi badukunda kuri kamera abantu mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku wundi nibabanze bakore subscribe kandi mujye mudukurikira umunsi ku wundi aka video chance cyo ni sawa se nibize guteka sikabibigishije mukore subscribe kandi ikindi muduha akazi tujye tubamamariza urakoze cyane unyibukije ikintu ivuge ndeba muri kamera mbanze nshimire abantu banjye abantu dukorana ababosi bampa akazi k'ubushoferi ababosi bampa akazi k'ubudriver ndagira ngo mbabwire ngo ibi byose ni mwebwe mbikesha sibyo icyizere mungirira mukama akazi urukundo munyereka nibyo bituma ngera kuri bino byose aha n'ibindi ngiye kubereka byinshi mbabwire ngo abantu mwese dukorana haba nijoro haba ku manywa muri abantu b'inkoramutima ndabakunda cyane kandi mujye mukomeza mukorane nanjye mukomeze mumbe hafi nzi ko nanjye ntazigera mbatenguha murabizi neza ko isaha iyo ari yose mumpamagaye ngomba kuba ndi tayari okay hari igihe ushobora kumpamagara telefone hari ukuntu byagenze ariko mpita mbikubwira so rero muri abantu nkunda cyane n'abantu mukeneye gukodesha imodoka mujye mugana muri company wacu tubaha imodoka nziza cyane aba diaspora tubafite imodoka nziza cyane nimba ushaka gukodesha imodoka nimero ndaza kuzishyira kuri ekara yanjye kandi niba ukeneye umushoferi w'umunsi cyangwa se ukeneye umushoferi uri buze kukujyana mu bukwe cyangwa se mu birori bigiye bitandukanye ahantu hose ushobora kuba wanywa ugakenera umushoferi ninjye uzajya uhamagara tubyumvikane please ninjyewe uzajya uhamagara nisho gahunda rero gira ikintu babwira ariko video yacu mujye mwibuka gukora comment kuba mwashayaringa n'abandi kuba mwadushyirira ku ma status yanyu no gukora like ndetse kureba video yacu biba ari ibintu by'agaciro sibyo biba ari ibintu by'agaciro kuko ubu uri kudusapotinga yego hari n'abantu badusapotinga ku buryo bw'amafaranga ariko hari n'abantu badusapotinga ku buryo bwo kuturebera ibintu byacu ushobora no gukina video yacu warangiza ntuyirebe ariko ukayikina ugashyira telefone yawe hariya cyangwa se nimba ari no kuri televiziyo bitewe n'akazi afite bitewe n'akazi ufite warangiza video ikikina rero yiri kwikina buryo uri kuduha nyine uri kuduha support ikomeye cyane rero mukomeze mudusharinge kandi mukomeze mutube hafi muri inshuti zacu turabakunda cyane nakagaruka noneho mishungaho rero ngiye ikintu babwira ariko nanjye guseze numara kugira ikintu babwira misho hari ikindi kintu ndi bukubwire kandi icyo kintu ni iki kirakomeye okay gaho babwira sugo ni ikihe kintu wabugiye kumbwira gikomeye ni ngaho babwira nyine turabakunda bakomeze baduhe support natwe turebe ko twazarya ku idolari ry'umuzungu murakoze turabakunda mba rero misho ikintu gikurikiyeho asibyo zanambe ngufashije neza nambe ngufashije kwera neza nambe ngufashije zo kuri kubinyaka neza nambe ibintu ugiye kumbwira ni byo gutuma ngo ibyo ngufashe shana left apetire kanirire mva rero misho sibyo
sinatetse neza sha fresh kabisa ibyo byanjye ntibiryoshye nyine kambe njyaho bureka ibyo byanjye si biryoshye biraryoshye no sheri wanjye azi guteka pe rero mbere yuko tumara bino biryo sibyo ndashaka ko hari ukuntu twabigenza nyine urwano nyine ni suko urwani gute nibiki uri kumbwira ndashaka kuma bebe uri kunyenesha ndabizi ko utayivugira imbere ya kamera ibyo bigora ndashaka ko imbere ya kamera niko bimbwiriye nyine kamera turayikuraho sheri wasaza uri kunyenesha njye sinatetse neza kandi ubizi nyine ugomba kumenya nyine urabizi ko navuze yuko nta kintu nabwo ngo subizi se nanjye reka mubwize ukuri nanjye umunsi n'impamvu nagutumiye nk'umusheri wanjye nkakubwira ngo ngwino nkutekere ntabwo naba nabizi icyo yakingana gutya nurangiza ngo nyime ibintu ntabwo bishoboka nanjye ntabwo bino biryo waza kubirya nagira ngo muri kubanza wumva uburyohe bwabyo ariko nimba wumva utemera kumpa ibiryo nako nimba wumva utemera ko turyamana ntabyo nguhaye. Are you serious? Uziko ujya untungura buri munsi. Ndavuze ngo none se uravuze ngo ntabwo nongera kurya ibiryo ngo kubera ko ngo iki urashaka iki se ubundi byerura ubimbwire neza ibyo ushaka uri gushaka nyine ni kenshi nagiye nkwaka ibintu warangiza ukabinyima ariko uyu munsi noneho ndashaka kubira njyewe none se njye tujya gukundana ntabwo nagusobanuriye ko nazigira hari ikintu nguhereza njyewe mba nifite ubwoba ko nshobora kubiguha nawe ukagenda ukancika ukava mu buzima bwanjye shaka tubireke nta kibazo nyine ubwo tubyumve nyine ubwo ntabyo nguha nyine urabimpa mvuze ngo ntabyo nguha nimba ari bijyo twara nta kibazo noneho nta bidanje nyine kanigendera nkubwire nimba noneho utabimpa nanjye nkubone ukaraga amabuno umuryango ngira ngo suri seriye we